Muraza kunyihanganira ubu tuvugana turi live neza mu mujyi wa Sake niho turi ntago byoroshye ngira muri kusaku rw'amasasu hanu gutwika ngira ngo bari kuvana bari kumva uko bimeze turi live rero turi live neza mu mujyi wa Sake hateganye neza no mujyi wa Goma M23 yamaze kuhafata abantu urabona ko abaturage bari guhunga bari kwirukanka rwose bahunze bikoreye ibikapu abandi batangiye gushaka inkambi bajyamo urabona ko ari ibintu rwose wenda reka negere uyu musaza agashobora kubyemera ariko ntago byoroshye rene nshaka kugira negere umusaza ndebe ko mu byukuri twaganira katubwira uko ibintu bari kubyakira nanjye ubwanjye nitaruye cyane ndi kugira ngo wenda ngerageze gufata amashusho mu kanya gatoya mbereke uko ibintu byifashe kuko urabona ko mu byukuri ni imvururu zidasanzwe ni imvururu mu byukuri zitoroshye M23 rero imaze gufata Sake ingabo zose haba za Sadeke haba za FARDC ziri kwirukanka zahunze kubera ko mu byukuri bigaragara ko M23 ifite imbaraga zidasanzwe mu gitondo bwo twaganiriye turebera hamwe wenda mu byukuri impamvu leta zunze ubumwe za Amerika itari kubasha kwiyangaje neza muri kino kibazo reka nzamuke gato yo ko ndabona bishobora kuza kungora rwose kanzamuke negere ahantu bari nitarure n'urusaku rw'amasasu kubera ko bisa nkaho rwaza gutuma mutumva neza ibyo ndi kubabwira ariko ndi kugerageza kuzamuka kugira ngo ndebe ko najya ahirengeye nafatira amashusho neza nkareba ko nabasangiza iyi nkuru ndi live rero mu mujyi wa Sake ni intambara itoroshye rero hagati ya M23 ndetse na naringoye hasi ndetse na FARDC ndimo ndabikurikirana neza 5 kuri 5 ariko nihisha ahantu ameze nk'agashyamba ubu rero amasasu atangiye guhosha icyo muri kumva none gitangiye kuvuga gutyo ni moteri ya M23 moteri ya M23 rero niyo muri kumva iri kuvuga gutyo abaturage rero baravuga bati ese turaza kubigenza gute nabizi icyo kubera kuzamuka umusozi nyine birumvikana ariko reka ngabanye speed kugira ngo ndebe ko biza kudushobokera ubwo rero ni intambara itoroshye abantu benshi nahoze mbona rwose bavuga bati M23 niba Sake koko ifashwe byumvikane ko Goma yose nayo yamaze gufatwa byo rero abantu bakavuga bati se biraza kurangira gute ese M23 ninde uzayikura muri kino gihugu kuko mu byukuri nahoze mbona hari sagihari ngubu hari inkuru yabyutse ivuga ko ingabo z'u Burundi zari ziri muri Kivu ya Aruguru mu butumwa bwishira hamwe rya Afrika y'ubuseruko ariko ku rubuga rwa X kuri Twitter abarundi bakomeje kugenda bihakana bavuga ko bo biteguye guhangana bikomeye cyane cyangwa se biteguye gukora igishoboka cyose mu byukuri kugira ngo nyine birumvikana barebe ko ibintu byashoboka cyangwa se bakura M23 muri kino gice ndimo ndabireba neza abasirikare abaturage bari kwirukana imvururu ubwo rero nicyo nimo mbabwira mu kanya gatoya mu byukuri ku rubuga rwa Twitter habyutse havugwa byinshi cyane M23 yatangiye kugenda iteguza ivuga ko nimara gufata Sake ayizinja noneho Kinshasa neza ikafata batangiye kugenda bavuga ko
bo icyo bifuza ari mu by'ukuri kuganira na leta ya Congo cyangwa se kuganira ni na Kitsekedi ku meza, ariko Kitsekedi we mwarabyumvise wenda yagiye bitangaza mu minsi yashize, abantu babikurikiranye barabyumvise ko we yibwe rwose yavuze ko atakwemera cyangwa se adafite igihe cyo kwicarana n'umutwe witwaje intwaro M23 cyangwa se umutwe 23 mutwe we ko ashaka kubakuramo muri kino gihugu, ariko atagomba kujya kwicarana nabo ku meza. Ubwo rero mu by'ukuri byose byatumye ibihugu bimwe hirya no hino bitangira gutekereza uburyo byahangana cyangwa se byakwifashishwa mu guhashya uyu M23. Hagati rero kubonye uko hafi yaho ndi ingabo z'u Burundi ngo zimaze kuza, ingabo z'u Burundi zimaze kuza guhangana na M23, niyo makuru mfite, ariko ntago ndirababona ko mpagaze ku musozi hejuru ndimo ndareba ingabo za M23 ahantu mu by'ukuri zaparitse, ndimo ndareba neza uko zimaze gufata ibirindiro byose ndetse n'izo zirigaye, ariko biravugwa ko hari ikindi gikundi cyangwa se hari indi batayo y'u Burundi iri mu nziriza, nubwo bitaraba confirmed kuko ntago ndabibonera. Nge ndi ahantu hejuru cyane nko metero nka 25 uvuye hasi, ariko nanone nkaba negereye moteri ingabo za M23 ziri guturira gucomekaho imbunda zabo kubera ko ngo basa nk'abaho bari bamaze kunanirwa. Ubwo rero M23 bisa nk'aho ifite ariko abasirikare benshi pe, abantu benshi bakomeje kugenda batera analize, baravuga ati se mu by'ukuri ibi bintu bizarangira gute? Ubu ngubu hari Burundi nubwo ubugenda buhakana ko bwaje mu by'ukuri guhaha muri Congo, ubwo ngo abantu benshi baravuga bati abarundi baje guhaha muri Congo barabeshya, ntago mu by'ukuri baje mu butumwa bwo gutabara, ariko nkurikije ibyo bagiye basobanura kuri Twitter, mu by'ukuri bagiye bagaragaza ko babeshyerwa, bavuga ko rwose ibyo byo kuvuga ngo bari muri Congo nk'abahashya atari byo, ntari byo rwose, ahubwo mu by'ukuri bo baje gutabara. ndabona imiriro hirya, sinzi ni wenda uko byifashe, ariko ndabona hirya imiriro, ndabona urusaku rw'amasasu rutangiye kwiyongera. Reka negere hepfo gato wenda muze kumva neza wenda urwo rusaku, ngira ngo muri kubyumva neza noneho nsa nk'uhatunze mikoro yanjye, ndi gusa nk'uhegereza mikoro kugira ngo wenda mubashe kumva uko bimeze, ariko mfite ubwoba kubera ko ntabwo byoroshye, urabona ko mu by'ukuri biteye ubwoba. Ubwo rero ingabo z'abarundi sinzi niba impamvu ndi kubona M23 isa nkaho yakoze patrouille y'30, sinzi niba ari uko wenda biri guterwa n'uko bavuze ko abarundi baje. Ngira ngo noneho mutangiye kubyumva ko urusaku ntangiye kurwegera, hari urusaku ruri guturuka hakurya y'umusozi, ndetse n'ibimashini nyine by'abasirikare ba M23 bagenda bisakuza. Ibyo byose rero nibyo ndi kugenda ndeba hano ku butaka, ariko hari ikintu kimwe cyabyutse kivugwa mu gitondo, bisa nkaho M23 yamaze kumenya neza strategy z'izi ngabo za SADC, kubera ko ntako wambwira ngo igisirikare kingana gutya gifashe ibirindiro bibiri byose mu masaha abiri gusa, kuko ngewe nahageze mu masaha y'isa 6, ariko ubu tuvugana turi saa 8 hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bivuze ngo amasaha abiri gusa nibwo M23 ifashe bino birindiro bya SADC ndetse n'ibirindiro by'ingabo z'u Burundi, ihita ifata umujyi wose wa Sake. Bivuze ngo ubu ngubu M23 ifite Sake ikagira na Goma, byose bifatanije. Urumva ko rero bisa nkaho ifite backup, cyangwa se ikaba ifite bamwe bavuga ngo ifite abagambanyi, ifite se abari kuyinjirira kugira ngo wenda bajye bayiha amakuru, kubera ko bisa nkaho bitari kusobanuka uburyo ufite ibirindiro by'abasirikare tuvuga 10,000 habarangiza ukaneshwa n'abasirikare batigeze no mu 5,000. Abantu bakavuga bati rero nyamara
bishobora kuba bitoroshye. Ubwo rero turakomeza tubibakurikiranire tumenye uko bimeze, birumvikana kuko ngenda cyahari nkurikirana zino nkuru zose live. Reka ngerageze ndeba ahantu nihisha kugira ngo nze gufata amashusho neza, anze kuyabasangira njya kubasangiza kuri Kigali 250. Mukomeze mubane natwe, nta update kuri M23 igomba kugucika.